Niyumvishije mu ndari kunjya. None inzoka zaziri kunjya. Kora nusanga ndanda afite ukamucuri wawe akamara meza ngaha atabyara. Ariko man. Uzazamuke ndabirambiwe. Ubwo Imana icubahiro gusa. Ugize ngo mbas mukubwanyiga kumukwa kwatsayo. Mushiki wawe yakoze rirakoze ko byose twabikoze tuzi kari ngo kwishimisha. Tukora byose tuzi kari ngagakino nawe unabizi. Wari kizagezeho kugira hari akajyamo nundi muntu. Uzasamera cyane. Baba gushikora gazeho ko we nahagaze. Mushiki wawe namuteye inda mana we. Jesus. Niwe bari kugikubita. Zari rushi ahise apfa. Cyamva nuko nagusubije imitizo ngazihereza umwana wawe. Mubaze ndanaze kwaye. Fa yarambwiye ngo tuzanye. Mana nyana yimbwa we. Humura kandi wayisanga uretse kwa Yesu tangaga amahoro. Sinutambutsa mkwambo. Wabyukiye ku muryango kubera kutajyamye ngabandi yemuko Byagenze. ugize ngo Ko byagenze. uri kutajyamye ngabandi Icara nkubwiraho. ujye wabyuka mbere y'abandi ngaho ugiye mu kazi. Sinzi ko ndumva meze nabi. Meze nabi ute? Meze nabi ndikumva. Cyangwa za myumbati zo twarariye zakuguye nabi. Mpa nabyutse mfite seseme. Seseme? Agaseseme nanjye ndakagira iyo ndi kumva ngumbuye ico. Yadabyakaza nono mva mfite seseme yatari. Imeze ute? Simbizi ko nanjye bimeze pe. Ariko shasinze Mama ya ku muryango twe tukijyamye. None subwo nabigenza. Niyumvishije mu ndari kunjya. None inzoka zaziri kunjya. Nyine shandi kumva nimba ari bya bintu nariye nijoro. Wakujya imyumba tutari gukuramo imizi kwawe. Nusubwo wabimira. Namuzi wakuyemo. Jesus. Shasinze pe. Ugucira gurasana mu mbuga. Shasinze. Ndikubwira ngo mfite seseme. Mfite seseme? Izina rya Yesu. Niye muko bigenze. Uri no kuruka? Hanagura hasi hari ugire vuba hanagura hari. Nagure hariya. Mana mfashe pe ndaba ibyo ndi gutekereza ndaba ari byo. Ibyo ndi gutekereza ndaba ari byo mana ndaba ari byo pe no papa yanyica. Wowe uri gutekereza ibiki? Mfashanga nwite. Iki? Ndatwite ubundi ndatwite nari wasanga ndakubwira waje uje gusura waje muri urugo uje gusura ibaza ibintu umugore wanjye bimenye ngo mushiki we ngo namuteye inda ibaza nawe icyo kintu gishire mu mutwe ukomeze no mu mutima ugitekereze nawe tekereza icyo kintu cyo nabangoze nishano ndabwe usubundi uza kunyubabara oya pe oya ngiye guhamagara muganga za gupima muganga si yobe ko mwashwanye ikibazo muganga nawe yataguye umuti gw'imbeba yataguye umuti gw'imbeba no naitampa pe n'umushinya dufite mana reka nitegure pe reka nitegure njye kugushakira ibifarani indi pe mwana wanjye apfuye kuvugutira nyine iyo nda mu nda ayinoboze mana wariyo muraho ye mwakora jonjon mukomera mumeze ute tarashima Imana amakuru y'inose amakuru ni meza ugize ngo musari ari banywe mudutera yewe wacu naho ibintu biri kugenda ariko pe izuba ryavuye wareba sindagacupa girara sawe amafaranga no yabuze abantu abasaza bazaya buri gihe mwakoreye oya twe tuzi yuko mwe mwizigamiye Jesus kuri umukobwa wawe amakuru ni meza ako yari guswa kwa mabukwe uvuze ngo iki yari gusura
Kwapfuye uhagaze gusa. Wagiye gusura? Abasaza ubwira ubwenge muze. None atabugira. Urifata neza ajya gusura kwatsaye. None. Yewe. Nzi kamushikiwe. Ngo iki? Ni kamusikiwe yaga kumusura. Yewe ntacyo nokubwira mbishaka yewe. Mbishaka rota nitahira ngicyumva ayo makuru. Nisi Mushikiwe. Ni kamushikiwe. No se bapfanike. Hoy. Tayu. Numukwa wanje. Game over. Urifata amujyanayo. Yewe ibyo ndi gutekereza ndibizabe. Mbishaka nahita nitahira ibyo ndi gutekereza ndibizabe. Utekeje ibiki? Nimbwire. Musore byo wakoze urabiyobewe. Sinakoze ibiki. Urifata ufata umukobwa wawe umujyana kwa ariko Tayu uramuyobewe. Tayu uramuyobewe kumuzi. Namuzi. None se nyine. Umukwe wanje. None muze je buranda cyabitekereza. Urifata indama uyibitse kirura. Singo sikinone. Bise ikirura. Mutwase ku ngingo. Kandi dushaka kuvuga. Sha ndakubwiye ngo ibyo natangiye kare ndi kukubwira. Imani zagufashe azata atatwite. Inde. Umukobwa wawe no sibyo natangiye kuvuga. Tayu uramuyobewe. Cyangwa nusanga ndandafite ukamucuri wawe akamara meza ngahatabyara. Ariko man. Uzazamuke. Ndabirambiwe. Urugo Imana icubahiro gusa. Numara uje kuri kanyarira. Aho ngaho. Nugera hejuru mugasongera uzamura icubahiro fukame. Ariko man. None muri gwanze kumva. Jesus. Ubu nabihinduye. Mbas. Mukugwanyiga kumukwa kwa Tayu. Je ndabikubwira numurekayo sha Uzasamera cyari beba gushikora agazeho ko iwe nahagaze sha murabeho ariko data we uko musasa yifate ahereza inda ihene ayibitse umubazi kwe umva ewe nabihinduye kanye mu nduhuko ewe data we Adam ibintu bibaye nagahuma mu ibintu bibaye nagahuma mu kubwe ndi kubitekereza ngo mbambuze nando mbihera Sigenze utawa mugabo ana mata nuko ari ibintu wemeye ko akari ngiye biba ko imyaka uzose ngiye ziri kubaho nuko uri kwimana Jesus. bakoreka ibintu bimbayeho n'izina y'Imana hashobora kuvuga ati mugabo mwiza ishobora wipfire pe oya ngombere ibintu byabaye ndago nabona handi ho mbihera ndi kubivuga we oya mbwire ndakibazo nuko reka mushiki wawe yakoze rirakoze ko byose twabikoze tuzi kari ngo kwishimisha tukabikora byose tuzi kari ngagakino nawe unabizi wereka ibyagezaho kugira hari akajyamo n'undi muntu nasi byagenze ute gutashaka kubimbwira Ana we mbikubwira se uremera ngire ndemera nawe nyagati mushiki wawe namuteye inda mana we we bari kugikubita Zahiro yarushi ahise apfa bira bintu byageze kuri agwago bigenze ute uhangare muri umuna wanjye ugize ngo ubwo si yo nguru yo nizavugwa he none abantu bazayumva bazagira ngo iki bakumva ngafite inda ndago nange ko nakode nawe uko wari ubitu wari uzi ko bira bintu byabira aho rarengereye kuri ragwego ndasi kandi nawe ndi kubikora wabubizi mbizi simwangishagamo inama ko nasanze byabaye nange ndago ari byishimiye nange kuko ndago nejejwe no kubona namateye oya wowe byakunezeza ubikora uzi ko ndago kizavamo nafite iseseme none yabuzwa n'iki kugira iyo seseme waramuteye inda ari kuruka oya kuko nabyumva azagira ngo iki gutya muri umuntu wanjye ngo ni mukeba wanjye kugira mukeba wawe ari muri umuntu wawe ibyo bibaho birashoboka yewe niba ari amakuru yo ndayabonye iyi nkuru ye kwisasagasa muri quartier bose barara bayimenya mbega amavi yuziwe kandi nayo kanjye kwisasa Oh shit. Muzitesha muzeneza Meze neza amakuru se neza urakomeye ndakomeye ndagiye gucuruza shaniriwe mu rugo no munsi nuko mve yari ahirya harakana mve ngiye kureba cyangwa warahombye oya ntabwo nahombye uracacuruza ahandi ndacyacuruza ariko amakuru ndi kumva ngaho uri kuyumva hayo namenye wiki
yamenye wowe inzererezi. Abo ni inzereza kuko muri gushaka amakuru hanga muri quartier. Nezi chatana ngo niba yifite nguranguza amakuru nawe urungukamo. Oya nta mafaranga afite njyawe. Nta n'ijana se? Nta n'icumi. Ngambereza senga n'ihene. Yego nta n'icatanu. None uranguza yiki? Ranguza iki naranguye nuko byaraye nkabisiga. Ita amakuru ashushe ku buryo nawe bagenda ukayavuga bakaguhereza amafaranga gawe. Jesus. Nta nkeneye no kumva. Nyakubwire ariko abari ungiye mu ngidende kuko nawe uzampereza amafaranga urumva? Game over. Ubu yanje nayiguhera ubusa. Ntaguzi? Sayi. Wa murumuna w'umugore we. Yamuteye inda. Wiki? Zashoboka. Oya pe. Kuko ntago wirirwa gahanga. Ntago mirirwa ntabyo nzi pe nta nibyo namenye. None nje ndababonye urukundo. Jesus. Wa mugore we urukundo. Mukanya. Turusha mukubise. Sayi nsanze yaguye igihumure niba arahaguruka sinabizi. Ariko birababaje. Umva nsayo yateye inda iranguru yo nta nubwo ibaho. Yewe nje nta nubwo ndi kubyiyumvisha neza ngo mbyakire. Yego nyagasani. Ariko ngiye kumva quartier yose. Ngiye kuyizenguruka. Umva ibintu viyuzi komeye cyane. Sawa rero. urambwira neza ane nzange yarayaguhaye nahita ngutaba kushatse ayihwanye nayimbwa Yumva ukuntu muzaga muri gupfa gukanga abantu. Mama. Yes none uri kwishyuza iki hano uri kwishyuza iki ushaka iki? Ushaka iki? ko nahereje uyu mukobwa ngo umwishyure amafaranga navuriye umugore wawe. Amafaranga yaguhaye. Ntabwo yaraguhaye sha. ntabwo yigeze yamaya. Ntabwo namuhaye ariko namusubije imiti. Sayi bimbwire neza. Imiti narazimusubije. Nsi warazimushubije hano wanjye. Ko twavuganiye gusubiza Mamagare amafaranga. mudugudu kundugiye kunkubitira iwanjye mu rugo rwanjye. Wawe Mamagare. sinje kwishyuza ibyanjye. None ngende nawe imiti zawe. Imiti zawe naguhaye. Ese warazitaye ndago navuye umugore wawe. Baramuvuye yakize ibiki kumbuza kunyogota umwaka wose wari uvuye ibiki. Ariko ngiye nukuba naravuye. Nanjye mva nuko nagusubije imiti zawe ngazihereza umwana wawe. To Mubaze ndana ziguhaye. turabibona. Nuko. Nsi kuba warazimuhaye. Jesus. Papa yarambwiye ngo tuzisangire. Mana nyana yimbwa we. Ubundi wowe yaba ndararyamanaga n'umugore wawe. Unumva naragukuyeho kera narakurangije. Muga uvuze ngo iki?